just gotta be fearless. You just gotta be fearless. You just gotta be fearless. You just gotta be F-E-A-R-L-E-S-S. Fearless. Once I get in and I put it in try, ain't no more stopping me, don't even try. Controlling the chaos, controlling the vibe. Yeah. That's all the shots that you don't say. You'll never be heard if you don't say. Just gotta get out your own way. You can't learn to fly on your own if you don't let go. Step out of the shadows, into the fire. Don't be afraid to go out on a wire. Live in the moment, turn it up louder. This is what you're made for. You just gotta be fearless. You just gotta be fearless. You just gotta be fearless. You just gotta be F-E-A. With pretty mouths, they always walk your way. They follow you in cars and bars and even on airplanes. I'm special, yeah, I'm special, cause they just don't got, oh, they just don't got what I've got. I'm someone you can take home to meet your mom and pa. I'm your trashy little cupcake dressed in polka dots. I'll be a loudmouth Yankee lady, baby, you're just the cowboy that I'm looking for. It's gonna take time
to get there. It's gonna take some time, I wanna make it fast. It's gonna take time to get there. It's gonna take some time, you wanna make it last. Oh, sing now to me, baby. Won't you sing to me your name? I've been looking for something crazy. I've been looking for something to tame my sinner still, my criticizing, my hopeless heart that just wants to come on. Yeah, I found you outside, baby. You know I found you standing in the rain. You were holding a pound of heartache. Oh, you were wearing it like shame. Oh, if I've told you once, I told you twice, I tell you 3 times, I ain't gonna walk away. It's gonna take time to get there. It's gonna take some time, I wanna make it fast. It's gonna take time to get there. It's gonna take a while, we wanna make it last. When your heart feels like a cracked windshield, shattered in a wreck, you're too broke to even fix it, and it's all that you got left. Oh babe, I'll take the crumbs, I'll take the keys, I'll take anything you got. It's gonna take time to get there. It's gonna take some time, we wanna make it fast. It's gonna take time to get there. It's gonna take a while, we wanna make it fast. It's gonna take time to get there. It's gonna take a while, we wanna make it fast. It's gonna take time to get there. It's gonna take some time, we wanna make it last. muraho neza nizere ko meze neza ni MK wanyu nkuko bisanzwe twabasezeranyije ko ya YouTube channel ya Cardinal and MK tuzabatangira kubashyiraho ikiganiro vuba ngaha tugiye gushyiraho ikiganiro kimeze neza giteguye neza
icyo twabasaba no kugira ngo muduhe inama zanyu, amasengesho, support, mukorera subscribe and comment, musharinga abantu bose ikiganiro kizabagereho. Ikindi izi mbuga nkoranyambaga nubwo tugiye kuzizaho ntabwo tuzizeho byinshi, hari ibibi byazo n'ibyiza byazo. Muri iki gihe imbuga nkoranyambaga zidufasha kumenya amakuru yo mu makuru y'imihanda mw'isi hose, tukamenya ibiri kubera. Bidakwiyeho ko ari n'ibibi by'imbuga nkoranyambaga, kuko hari igihe usanga mu gitondo umuntu azinduka ari ku mbuga nkoranyambaga agaha umwanya munini social media kurenza umwanya aha umuryango we. Urumva urukundo rwinshi ku ruhare ya social media ntabwo ari byiza, ntabwo bikwiye. Ahubwo reka tujye duha social media umwanya mutoya, then tubone n'umwanya twaha imiryango yacu. Tabaye ibyo byazateza amakimbirane, ariko turabizi ko tuzikoresha neza. Niyo mpamvu dukeneye mwebwe ngo muze mudushyigikire, muduhe ibitekerezo. Ahandi dukoresha imbuga nkoranyambaga neza. Nyaboneka noneho rero mu gihe tugitegereje ikiganiro cya mbere ko gisohoka, musharinge, mukore subscribe, mugeze kuri rubanda nyamwinshi kugira ngo bajye babona ibiganiro byacu. Mboneraho gusaba abadamu, abakobwa, ku muntu bafite igitekerezo cyagirira akamaro rubanda nyamwinshi azatwandikire muri comment, hanyuma tuzamutumire hano atuganirize, atubwireho, then tugeze ku banyarwanda. Nakoze. Muraho neza, ni Cardinal wanyu nk'uko ushyizwe twari basezeranyije ko tugiye gutangira YouTube channel yacu. Umunsi n'uyu nguyu ngira nk'uko MK yaramaze kubibasobanurira, ikiganiro cya mbere kirageraho vubanga. Umunsi twari kuza kubaha ikaze kugira ngo tubereke ibyo twababwiye tutari gukina cyangwa se tutari kubabeshya. Turimo turategura ikiganiro cya mbere kirenze. So ni mpamvu dukeneye support yanyu nk'uko yabivuze rwose. Dukeneye support yanyu mu buryo bwose bushoboka, mu masengesho, mu bitekerezo, mu nama, ahantu hose hashoboka ku buryo twabasha gukora ibintu byiza. Turabizi ko n'umuhanda haberaho byinshi, kuri YouTube channel haberaho ibintu byinshi cyane bitandukanye. So ni mpamvu tuzabakenera. So dukeneye ko mudufasha mu buryo bwose bushoboka. Umushije yatanze ikaze ku badamu n'abakobwa, nanjye nihera ikaze abagabo n'abasore. Umusore wese afite igitekerezo cyiza, imishinga, njye nikundira abantu b'imishinga cyane cyane. Ufite umushinga, ufite igitekerezo cyagira icyo gihinduraho kuri society nyarwanda, rwose feel free twandikire muri comment, uze tuguhereze ikiganiro ugeze ku banyarwanda cyangwa se ku badukurikira igitekerezo cyawe. Iyi channel ni iyanyu, ntabwo ari yanjye na MK gusa, ni iyanyu, ni iyacu. Turatunyuza ibintu bitandukanye, ubutumwa, gufasha, gutabariza ababaye. Muri make ni channel yo kugira ngo igire ikihindura ku buzima bw'abantu. So ni mpamvu rero tubasabye ngo umuntu wari wese ushobora kugira igitekerezo, ushobora kugira uburyo ki yadufashamo, rwose feel free to contact binyuze muri comment cyangwa n'uburyo bwose mwatwandikiramo, rwose tuzabakira. So rero ahangaha ni mu rugo, ni iwanyu, yicano ni iyanyu, rwose feel free kuzagira icyo mugezaho. Mbona hari aho twatanye, tugize ikosa dukora, muzadukosore, tuzabyumva. Kandi natwe ntituri abantu, tuzi neza ko hari ibijya ku karubanda n'ibitajya ku karubanda. So rero turabashimiye, reka twizere ko mugomeza kudushyigikira, mukadutera inkunga, kandi ntimurambirwe pe, ntimurambirwe. Turi gutegura ikiganiro cyiza cya mbere vubanga kirabageraho giteguye kimeze neza. So hasigaye n'ahanyu, feel free koresha comment, subscribe, kandi twizere neza ko abantu bose bari buze kuza kudukurikirana very soon. Ku YouTube channel igiye kuba iya mbere mu Rwanda, igiye kuza kuhatwika. Murakoze cyane, ciao ciao.